Happy birthday to him kuri Brian Diacon. Uyu mugabo akaba ari umugabo uzwi ku mazina yitwa Yesu wakinnye muri filimi cyangwa se Jesus. Ariko nyamara nubwo yakinnye yitwa Yesu, ndagira ngo mbamare impungenge aka kanya ntabwo amazina ye y'ukuri yitwa Brian Diacon, akaba yujuje imyaka 77. Niba nawe waravutse kuri iyi tariki, tuguhaye ikaze kandi wishime kuko wujuje isabukuru yawe y'imyaka runaka ntazi, ariko wishimane n'uyu mugabo bita Yesu. Abantu benshi rero bamuzi nkaho ari umuntu ukiri muto, ariko nuko yakinnye akiri muto akagumya kugaragaza isura y'ubwana, ariko ni umugabo umaze kuba umukambwe. Uyu mugabo bita Brian Diacon rero yakinnye iyi filimi yitwa Yesu, yujuje imyaka 77. Ubuzima bwe, amateka ya Brian Diacon, ibyo byose nibyo tugiye kumanuka kugira ngo mwese mujye mumenya uwo mukurikirana igihe yagiye akinira. Ese koko yaba ari we Yesu? Ntabwo ari we Yesu, ni ikiremwa muntu nkawe, ni ikiremwa muntu nk'abandi, ariko yakinnye iyi filimi ahindura ubuzima bwa benshi kuri iyi si, ndetse arushaho kuba ikirangirire kurenza abandi bantu natekereza baba barabayeho kuri iyi si. Yabaye umugabo umwe mu bantu bakeya bamenyekanye kurenza abandi. Amateka ye rero, uyu mugabo amazina ye nk'uko twahereye hejuru tubivuga yitwa Brian Diacon. Uyu mugabo yavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri 1949. aho yavukiye muri Oxford mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu Mwongereza ni umukinnyi wa filimi n'amakinamico menshi byagiye bitambuka. Abantu benshi kubw'uko bamubonye muri filimi yitwa Yesu yabashije kwamamara cyane, ntabwo bigeze bita ku zindi filimi cyangwa se amakomedi yiwe, ariko ni umukinnyi wakinnye n'andi mafilimi nk'uko tuza kugenda tubibona hasi. Brian Diacon ni umukinnyi w'Umwongereza yamenyekanye ku isi cyane, ku isi yose, kubera uruhare yagize rwe akina nka Kristo Yesu muri filimi yo mu 1979, aribwo yasohoye iyi filimi yitwa Yesu. Aza yitwa Yesu, izwi ku izina rya The Jesus Film. Iyo filimi yakozwe hisunzwe ivanjiri y'uwitwa Luka, nk'uko mujya mugera muri Luka mukayibisanga, niyo bifashishije maze bakina iyi filimi. Uyu mugabo we ahitamo gufata role yitwa Yesu. Ifite intumbero yo gukwirakwiza ubutumwa bwiza ku isi hose, kandi koko mu by'ukuri nubwo bwaba butaragera ku bantu benshi, ariko uko byasa kose yagerageje kugenda abigeraho, kuko na hano mu Rwanda turamuzi yitwa Yesu, i Burundi baramuzi yitwa Yesu, ahandi hariho hose bagiye bamumenya yitwa Yesu, ndetse kugeza ubu kano kanya akubwira yuko afite umutwaro ukomeye kubw'uko hari aho agera bakaba bakimufata nkaho ari we Yesu. Ariko nyamara arababwira ati ntabwo ari njye Yesu, nuko nakinnye iyi filimi nitwa Yesu. Ndetse ibyo yakoze byabashije gutuma ishusho ye ifatwa ahantu hose, ndetse no mu makiriziya agiye atandukanye bagenda mu makiriziya agenda atandukanye bagenda bakora amashusho bagendeye kuri iriya sura yiwe, bavuga bati dore Yesu. Ndetse si amakiriziya gusa, n'insengero zigiye zitandukanye, iyo bumvise umuntu uwo ari we wese wumvise ngo Yesu, ashaka mu bwonko bwe gusanisha n'iriya foto tureba. Ariko
ahangaha turayasobanukirwa neza yuko uyu nguyu atari we Yesu. Uruhare rwe cyangwa se role yari afite nka Yesu mu mwaka w'1979, Brian Deacon yatowe ngo akine role yitwa Yesu. Yiteguye neza iyi nshingano, ayisanisha n'ibyanditswe byera. Uyu mugabo yaragiye areba ibyanditswe byera maze yisanisha nabyo, maze abyitegura neza kugira ngo neza amenye neza ubutumwa bwa Kristo. Uko Brian Deacon yakinnye filimi Yesu yakinnye filimi ya Yesu kwaranzwe n'ituza n'icyubahiro, urukundo, impuhwe, bituma iyo filimi ikora ku mitima y'abantu benshi kubera yuko bari barize yuko Yesu ari umunyempuhwe, bakiga yuko ari umunyetuza, bakiga yuko ari umunyacyubahiro ndetse n'ibindi. Uyu mugabo yaragiye arabyiga nawe, arangije ajya gukina iyi filimi yabanje kwisanisha n'ibyo byose, bituma yigarurira imitima y'abantu benshi muri iyi si, ndetse abandi benshi bayoboka ubutumwa bagendeye kuri aya mazina. Filimi Yesu cyangwa se Jesus yabaye imwe mu mafilimi yabonwe n'abantu benshi cyane ku isi, kuko yahinduwe mu ndimi nyinshi kandi ikoreshwa cyane mu bikorwa by'ivugabutumwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Iyi filimi yahinduwe mu ndimi nyinshi tutabasha kuvuga. Mu w'ibihumbi 2015 nibwo bavugaga yuko imaze guhindurwa mu ndimi zigera ku 166, ariko ubu kano kanya imaze guhindurwa mu ndimi nyinshi cyane. Ntari nareba byenda se ndaza kugenda nzibabwira kugira ngo namwe muze kumenya, ariko imaze gukiza abantu benshi cyane kuri iyi si. Yabaye umugabo, uyu Brian Deacon yabaye umugabo wa filimi. Umugore we yitwaga Laura Lenska. Kuva mu 1977 aribwo yamuzanye kugera mu 1987. Ahangaha nibwo batari bakiri kumwe, bamaze gutandukana. babyaranye umukobwa bita Laura Deacon. Mu nyuma aza kuzana undi bita Natalie Blanche, umukobwa wa Jean Michel. Babana kuva mu 1998 kugera mu w'ibihumbi 2022. Ejo bundi ndumva hashize imyaka itarenze 4 yonyine aribwo babanaga. Iri zina Deacon twibuke yuko risobanura umugaragu. Burya izina n'ibyo ukora hari igihe bijya bikonta. Umugaragu, Deacon, umugaragu, nk'uko abantu benshi mukunze kubifata ngo mwatoye abadiyakoni n'abagaragu, burya muba mwatoye. Aya niyo mazina yabo rero bari bitwaga. Ubuzima n'umurimo wiwe, naho yakinnye n'izindi filimi ya Yesu niyo yamugize rurangiranwa kurusha izindi filimi zose yaba yarigeze akina. Nk'uko twahereyeho tubivuga, yakinnye amafilimi menshi, akina amakinamico menshi, ariko iyi ya Yesu yabashije kumuhindurira ubuzima.
reka nkubwize ukuri, nk'uko twavuze ngo yisanishije na Yesu, nta waje kwa Yesu ngo agenderaho, ahubwo nawe yabashije kumuhindurira ubuzima. Nubwo kano kanya abantu benshi bavuga yuko we ashobora kuba atanemera yuko Yesu ariho, ari umwana w'Imana, ibyo ntabwo mbizi, ntabwo ndibuze kubishinga hagati, ariko igihe hari cyo yashatse kubana na Yesu, maze Yesu nawe amuhindurira ubuzima. Ibi ngibi turi kubivuga, hari abantu benshi batari bazi ubuzima bw'uwo bakunze kwita Yesu Kristo, kuko yahinduwe mu ndimi nyinshi. Murakoze, mwihanganemo gake. Mu nyuma y'iyo filimi yahisemo kubaho ubuzima butuje, kure y'urusaku rw'icyubahiro n'ibyamamare. Biragoye cyane yuko uyu mugabo yari n'umunyabwenge cyane, kuko nyuma y'ibi ngibi yahisemo kujya kwibera mu buzima bwe butuje. Ntabwo yakunze kuba icyamamare, ntabwo yakunze kuba muri rwa rusaka abantu bakunze, ntabwo yakunze gushaka kwigira icyamamare n'ibindi byose, ahubwo yahisemo kwigira kure y'ibyo byose, kure y'ibyo byose. Yabonetse mu cya 985 yitwa Oswald Duse, ari kumwe n'umuvandimwe wiwe Eric Diacon. Iri zina Diacon ryari izina ry'umuryango, noneho bamwitaga Eric bagashyiraho Diacon. Uyu nawe yari yitwaga Brian bagashyiraho Diacon. Ubu rero muri uyu mwaka w'icya 985 nibwo yabonetse, yongeye kuboneka ari kumwe n'umuvandimwe we bita Eric Diacon, mwene wabo, son frère wiwe n'umuyobozi we bitaga Greneway mu cya 985. Zimwe muri filimi uyu mugabo yaba yarakinnye, kugira ngo niba nawe uzishaka ugende ubashe kuzireba. Gusa iyo tuzi n'iyi ngiyi bita Jesus Film, iyi yo izwi, abana bato barayizi, abakuru barayizi, abantu benshi cyane barayizi. Ubwo iyo ni imwe, ariko mu cya 972 yakinnye iyo bita The Tripon Enco. Ugiye kuri Google wayisacinga ukayibona. Mu cya 974 yakinnye iyo bita Vinepress John, yitwa John. Mu cya 974 aho yakinnye iyo bita Benson, yitwa Alfonso. Mu cya 979 aribwo yasohoye iyi filimi yakinnye iyo bita Jesus, ayisohora kandi we ari ku izina ryitwa Yesu. Mu cya 985 aribwo mbabwiye yongeye kuboneka, akina iyo bita Zoo, yitwa Oswald Duse. Muri 2013 ariho yabaye ahagaritse uyu murimo, kuko nta izindi filimi bigeze batwereka yigeze akina. Yakinnye iyo bita Mistake, yitwa Pretre. Uno munsi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri, z'ukwezi kwa kabiri, yagize isabukuru y'amavuko. Yavutse kuri izi tariki nyine 13 za Gashyantare 1949.
bityo uno mwaka yujuje imyaka 77. Abari bazi yuko akiri mutoya nk'umugabo ukirije igija, aho yamaze kurenga, amaze kuba umuntu umaze kuba ari umushesha kanguhe. Ni umusaza turamwemera cyane, yabashije gutambukana ubutumwa bugera ahantu henshi, ndetse abantu benshi bemera Kristo kandi baramuyoboka bitewe n'ibyo yabashije kugenda akina. Rero turamwifuriza isabukuru nziza, ndetse nawe wavutse kuri uwo munsi tukwifurije isabukuru nziza. Twashakaga kubagezaho amateka y'uwitwa Brian Diakoni bakunze kwita Yesu, ndetse no mu bindi biganiro undi muzajya mukenera biri ngombwa turahabaye kugira ngo tugumye kubana nawe. Kanda subscribe, kora comment, ndetse iyi nkuru yishayiringu yigeze kuri buri wese, amenye uwo abantu benshi bakunze gukurikira bamwita Yesu, nubwo we ababwira ati ntabwo ari njye Yesu, kandi koko niko bimeze, ntabwo ari we Yesu. Nawe ni umwana w'Imana, ni umuntu waremwe nk'abandi, ariko Yesu Kristo nyirizina yicaye imbere ya se, ntabwo ari muri iyi si, ari kumwe na Kristo, ari kumwe n'Imana, barimo baradutegurira ibyiza. Ariko n'uyu nguyu watugejeje kuri ibi akabasha kutwereka mu by'ukuri ubuzima Kristo yanyuzemo akiri muri iyi si, nawe